ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ikaze nanone inshuti z'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda cya none. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford bagaragaje ko iterambere rirambye kugira ngo ribashe kugerwaho ibi bigendana no kubungabunga no kwita ku bidukikije mu buryo burambye. Bagaragaza ko iterambere ry'igihugu rihera ku iterambere ry'umuturage ufite ubuzima bwiza, afite ibimutunga n'ibindi. Aho uruhare rw'ibidukikije ni ngombwa cyane kuko biri mu byunganira ubwiyongere bw'umusaruro ukomoka ku bikorwa bya muntu biganisha ku iterambere. Urugero nk'ubuhinzi. U Rwanda nk'igihugu gikataje mu nzira y'iterambere, hirya no hino mu gihugu hari ibice bigorwa cyane no kubona umusaruro waba ukomoka ku buhinzi, ubworozi n'ibindi bitandukanye. Kenshi ibi bigaterwa n'iyangirika ry'ibidukikije, haba amashyamba, imigezi, ibishanga n'ibindi. Ikiri amahire nuko ikigo REMA cyatangije umushinga ugamije kubaka ubudahangarwa bw'abaturage bagerwaho n'ingaruka z'iyangirika ry'ibiyaga, amashyamba n'umukenke hifashishijwe gusubiranya indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima bise LDCF ya kabiri. Ibikorwa bitandukanye bikubiye muri uyu mushinga harimo kubungabunga amashyamba, ibishanga, imigezi, guteza imbere ubuhinzi, ibi byose bigizwemo uruhare n'abaturage ndetse bagahabwamo imirimo ituma babasha kwiteza imbere. Akarere ka Kirehe ni kamwe mu turere natwo uyu mushinga wagezemo. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe icyo amategeko agena ku kurengera ibidukikije, uruhare rw'abaturage, umusaruro wavuye muri uyu mushinga wa LDCF ya kabiri mu karere ka Kirehe n'ingamba abaturage bafite mu kurushaho kubungabunga no gusigasira ibyagezweho. Ikaze. Mu Rwanda itegeko rigenga ibidukikije mu ngingo yaryo ya 6 hagaragaramo ihame ryo kumenyesha no gushishikariza kubungabunga ibidukikije. Iri hame ryo kumenyesha no gushishikariza kubungabunga ibidukikije rifasha kunoza imyumvire ku kamaro k'ibidukikije no kubibungabunga. Buri muntu afite uburenganzira bwo kumenyeshwa imiterere y'ibidukikije kandi asabwa kugira uruhare mu ngamba n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Mu gihe mu ngingo yaryo ya 7 yo ivuga ku ihame ry'ubufatanye. Iri ryo ubufatanye bufasha gushyira hamwe imbaraga mu kubungabunga ibidukikije. Iri hame kandi rinagaragaza politiki ya leta yo kurengera ibidukikije, aho leta yihatira guteza imbere ubutwererane n'amahanga. Inzego z'ubuyobozi, imiryango nyarwanda na mvamahanga itari ya leta, amashyirahamwe ndetse n'abikorera basabwa gufatanya mu kwita ku bidukikije. Muri aya mategeko yose, leta y'u Rwanda yanatekereje gushyiramo ingingo irebana no kwigisha abaturage. Ingingo ya 22 mu itegeko rigenga ibidukikije irebana no kwigisha abantu kubungabunga ibidukikije no kwita ku mihindagurikire y'ibihe. Mu rwego rwo kunoza no gushyira mu bikorwa gahunda ndetse n'intego leta yihaye mu kurushaho kubungabunga ibidukikije no kubirengera, nibwo hatekerejwe umushinga wa LDCF ya kabiri. Uyu ugamije kubaka ubudahangarwa bw'abaturage bagerwaho n'ingaruka z'iyangirika ry'ibiyaga, amashyamba n'umukenke hifashishijwe gusubiranya indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima. Aha hakubiyemo gusubiza ireme ibidukikije byangiritse ndetse n'uruhare rw'umuturage rukagaragara. Ibi byose biganisha ku iterambere ry'umuturage. Gusa ibi byose bikorwa bishingira ku nyigo zikorwa. REMA nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ku bufatanye na Minisiteri ifite ibidukikije mu nshingano n'abandi bafatanyabikorwa, bakora inyigo zitandukanye kugira ngo bagaragaze uko imihindagurikire y'ibihe iteye mu gihugu, ariko hanagaragazwe n'ingamba zitandukanye zadufasha guhangana n'ingaruka rero z'imihindagurikire y'ibihe. Iyi gahunda rero igamije gusana urusobe rw'ibinyabuzima rwangiritse, cyane cyane hagamijwe guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ariko nanone biganisha ku iterambere rirambye. Akarere ka Kirehe ni kamwe mu turere dukunze guhura n'ibibazo bitandukanye bikomoka ku mihindagurikire y'ibihe. Ibi biri mu byatumye umushinga wa LDCF ya kabiri nawo uhakorerwa. Bimwe mu bikorwa byakozwe harimo umushinga wo kubungabunga ishyamba rya kimeza ry'Ibandamakera kuri hegitari 68, gutera ibiti bivangwa n'imyaka ku buso bungana na hegitari 250 n'ibiti by'imbuto kuri hegitari 20. Hanakozwe kandi umushinga wo kubungabunga inkengero z'ikiyaga cya Rwampanga kuri hegitari 50. Akarere ka Kirehe gakunze guhura n'ikibazo cy'izuba ryinshi.
Mbere y'uko uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa, aka karere kari gafite ikibazo cyo kugira ubutaka butera ndetse n'ishyamba rya kimeza Ibandamakera, abaturage bararyinjiyemo bakoreramo ibikorwa bitandukanye. Gusa nyuma y'aho uyu mushinga wa LDCF ya kabiri ushyiriwe mu bikorwa, byinshi byarahindutse. Hatewe ibiti bivangwa n'imyaka. Ni ibiti dukunda kwita ibiti ndumburabutaka, aho babahinzi bahinga bwa butaka noneho burakingiye. Byatangiye akazi kabyo ko kurumbura bwa butaka ku buryo abahinzi barimo bahinga bakeza. Icya kabiri ni uko bya biti bivamo ni ibiti usanga biribwa n'amatungo, ni ibiti byo kugaburira amatungo. Ku kijyanye no kubungabunga ishyamba rya Ibandamakera rya kimeza rya rihari twavuze, rifite ubuso bwa hegitari 68. Mu kuribungabunga kwari ukongera kugaruramo bya biti by'umwimerere, imivumu, imisave, iminyinya. Ibyo byose byari ibiti byahozemo bikenewe na bwa bwoko bw'inyamaswa burimo, byari byaravuyemo. Ubu kuvaho byaterewemo bya shyamba ntabwo abaturage bakiri vogera. Ikindi twavuga nuko cyakozwe kinakomeye cyane. Dufite ikiyaga cyitwa Rwampanga, cyari kigiye kugenda amazi yacyo agenda abura, kigenda kigabanuka kubera abahinzi barahingaga ku nkengero zacyo muri za metero 50 ziteganijwe, bagahinga hose, isuri ikagenda ijya muri cya kiyaga kikagenda kigabanuka, amazi agabanuka. Ubu noneho haciwe umuringoti muri za metero 50 kugira ngo nibura dutandukanye ibikorwa by'abahinzi n'ikiyaga. Muri uyu mushinga wa LDCF ya kabiri wakorewe muri aka karere ka Kirehe, harimo kubungabunga ishyamba rya kimeza ry'Ibandamakera kuri hegitari 68 riherereye mu murenge wa Mpanga. Muri iri shyamba hatewemo ibiti gakondo birimo umuvumu, ibiti 7,804, umusave, ibiti 2,220 n'umunyinya ibiti 2,220. Ubusanzwe mbere y'uko iri shyamba ryongera kubungwabungwa, abaturage baryinjiragamo gushakamo inkwi zo gucana, bamwe bakaragiriramo amatungo, hari abajyaga gushakamo imiti ndetse hari n'abororeragamo inzuki. Gusa mu ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga, abaturage bakoreragamo ibyo bikorwa babigizemo uruhare, bahabwamo akazi ndetse banahugurwa ku kamaro ko kurushaho kuribungabunga. Ubu inyungu ribafitiye nibo bahamya bo kuzigaragaza. Akamaro iri shyamba ridufitiye, urabona iri shyamba iyo ritoshe rimeze neza, bituma akayaga kaza, abantu bakagira akayaga, ugasanga abantu bafite umutekano kubera rino shyamba. Mbere wabonaga ari nk'ubutayu. Nk'ubu rigenda nicaye nigunze, najya kumva inshuti yo gukora ibiti amasuku, bakaduha amafaranga, bakaduhemba amafaranga, nguramo isabune, nkaguramo umunyu, wenda nkaguramo n'udukweto. Urabona mbere rikiri ubutayu, inzuki zaburaga aho zihova, nyine ibyatsi byarariwe nta bihari. Ariko batangiye kuririndira, ubu ngubu urabona ishyamba rirafutse, ibiti bimeze neza, ubuki buraboneka. Nyuma yo kubona umusaruro ndetse n'akamaro iri shyamba ribafitiye, ubu ni nabo bafashe iya mbere mu kurushaho kuribungabunga ndetse no kurinda igishobora kurihungabanya. Bashyizeho koperative igizwe n'abanyamuryango 114. Abanyamuryango 114 nibo ba mbere kuko mu mategeko yabo bagenga, icyambere nuko agomba kubungabunga iri shyamba kimeza rya Makera. Noneho nabo ubwabo bakagira uruhare mu kuririnda. Bazakumira umuntu wese ujya gutoraguramo inkwi cyangwa gushakamo ya miti ya Kinyarwanda cyangwa se kwagikamwo imiti bagutyo. Nibo ba mbere bazajya bakumira. Usibye n'aba baturage baturiye iri shyamba, ku ruhande rw'akarere ka Kirehe bo baribonamo inyungu mu gihe kirekire, aho bavuga ko kubera ko hari inyamaswa zimwe na zimwe zari zaratangiye kuzimira, ubu zikaba zigenda zigaruka, barateganya ko rishobora no kuba ahantu nyaburanga, hakaba hakorerwamo ubukerarugendo. Usibye kuba barateye ibiti muri iri shyamba, muri uyu mushinga kandi hanatewe ibiti bivangwa n'imyaka kuri hegitari 250. Ibi birimo gereveri 55,500, kariyandari 200,000 ndetse n'agasi y'ibiti 37,500. Usibye n'ibi bivangwa n'imyaka, hanatewe kandi ibiti by'imbuto kuri hegitari 20 birimo imyembe 2,040 ndetse na avoka ibiti 2,040. Ibi byose bikorerwa mu murenge wa Mpanga. Ni ibikorwa ku ruhande rw'abaturage batuye muri uwo murenge bumvikana bavuga ko biteze ubuzima bwiza mu bihe biri imbere. Inyungu cyane cyane titeze mu myaka 10 iri imbere, dutangiye gusarura ibi biti, kuko cyane inaha
tugira ikibazo cy'ibiti, tugira ikibazo cy'ibiti byo kubaka, tukagira ikibazo cy'ibiti by'imbaho, tukagira ikibazo cy'imbuto ziribwa. Nk'uko mubireba nta hantu wapfa kubona igiti cy'imbuto ziribwa, ariko ubu ngubu kuva umushinga waradutereye imyembe, amavoka, twizeye ko mu minsi iri imbere tuzaba dufite ubuzima bwiza. Murakoze, twarahingaga nitweze kubera isuri ikamanuka ikabirengaho, ariko kuva twatera bino biti ntabwo byongeye kubaho. Uyu mushinga muri uyu murenge usibye kuba warazanye impinduka ku baturage baho cyane abahinzi, ibyo biti byatewe byagabanyije ubukana bw'izuba, bityo bituma imyaka ibasha kwera neza nubwo bisaba kuhira, ndetse muri byo harimo n'ibigaburirwa amatungo. Ikindi kandi abaturage 515 bahawe akazi mu gihe cy'amezi 6, kandi bari n'abandi bakomeza gukora mu rwego rwo kubungabunga no gufata neza ibyagezweho, benshi ubu biteje imbere. Muri uyu murenge kandi hanakozwe igikorwa cyo kubungabunga inkengero z'ikiyaga cya Rwampanga no kurinda urusobe rw'ibinyabuzima. Aha hacukuwe umuringoti kuri kilometero 10 muri metero 50 uvuye ku nkombe z'ikiyaga. Uyu muringoti nufasha gukumira isuri ijya mu kiyaga, ukanagaragaza inkengero zigenwa n'itegeko ry'ibidukikije. Muri ibyo bikorwa byo kubungabunga inkengero z'icyo kiyaga hatewe imigani 4,800, haterwa ibiti bya gereveri 4,000 ndetse n'ibiti bya gasi 6,000. Ubu abaturage bagera kuri 67 bahawe akazi mu gihe cy'amezi 6, ndetse no mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ibyagezweho hari abagifitemo akazi. Ibikorwa by'abaturage byakorerwaga ku nkengero z'ikiyaga byaragabanutse, amazi yacyo ariyongera, ndetse n'isuri yajyagamo iragabanuka. Ibi biri no mu byafashije abahinzi bahinga hafi y'icyo kiyaga kongera umusaruro no kugabanya ikiguzi bashoragamo. Cyane cyane urabona ko ari amazi tutayafite nta buzima twagira, kuko aya mazi adufatiye runini, cyane cyane nk'abuhira. Urabona nk'ubu ngubu se izi nyanya urabona zahaba nta mazi. Icyo nicyo twishimira, kuko amazi yaje hafi, ubundi yari yaragiye pe, yamanutse yarageze. Cyari cyarakamye cyane, n'uhinze inyanya ntabashe kuhira, ugasanga akenshi tugakoresha moteri 2. Ariko ubu ngubu kubera gutera bino biti amazi yegeye hafi, umuntu acomeka moteri imwe, ubu kuva epfiriya kugera hano ntuhirwa na moteri imwe. Aba baturage baragaragaza umusaruro babonye nyuma y'ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga. Gusa ku rundi ruhande ikigo Rema kinashimangira ko ibi byose bikorwa hagamijwe kuzamura iterambere ry'abaturage, ariko hakanibandwa no gushyiraho ibikorwa bitaganisha kwiyangirika ry'ibidukikije. Twebwe tuba tugira ngo turebe ni gute noneho wakuhira ya myaka, ariko nanone utekereza kuri gahunda yo kubungabunga ibidukikije. Noneho bikanagaragara neza cyane iyo habashije gukorwa ibikorwa bishobora gutuma n'abandi bo mu tundi duce tw'igihugu bashobora kubyigiraho bakaba babikora. Ni imishinga iba yarakozwe abaturage babigizemo uruhare rukomeye, ndetse banasobanuriwe akamaro k'ibyo bikorwa. Umusaruro babonamo ni naryo shingiro ryo gufata ingamba zihamye zo kurushaho kubibungabunga. Ingingo ikigo Rema gishingiraho gisaba abaturage na nyuma y'iyi mishinga gukomeza kugira ibyo bikorwa ibyabo, ndetse no kurushaho kumva umumaro n'impamvu yo kubyitaho. Mu bikorwa byose dukora uruhare rw'umuturage rurakomeye cyane. Tuba tumusaba kugira ngo tugendane urugendo rwishyirwa mu bikorwa ry'iyo mishinga iba yaratewe inkunga, akabigira ibye. Iyo ibintu wamaze kubigira ibyawe bituma noneho ubasha no gukomeza kubibungabunga. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko ibidukikije bigizwe ahanini n'umutungo kamere, ari byo bitanga iby'ingenzi umuntu akeneye mu buzima bwe, nk'umwuka duhumeka, amazi ndetse n'ibiribwa. Kwangirika kwabyo bishobora kugira ingaruka mbi ku mibereho yacu, ubuzima bwiza, ndetse n'igabanuka ry'imyaka y'uburambe umuntu amara ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa FAO ryagaragaje ko mu bihugu byibumbiye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi 13% by'imfu z'abantu zishingiye ku iyangirika ry'ibidukikije. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema.